rubyiruko muri aho mwicare ndizera ko mwese mumeze neza. Youth Connect yaduhurije aha kugira ngo mbanze mbashimire kandi twizihize imyaka 10 Youth Connect ibayeho, kubishimira ababitekereje, ababyitabira, ababigiramo uruhare buri munsi, kuko ni ibyubaka igihugu cyacu. Duhereye ku rubyiruko, ubundi kubaka hari ubwo bisa nkaho bigaragara ko bihera hejuru ku bakuze nkatwe, ariko mu by'ukuri bihera hasi. Ariko mbere y'uko nkomeza, ndakomeza gushimira abo bose abafatanya ibikorwa byo kubaka mvuga. Hari UNDP, hari KOICA, hari n'abandi benshi, imiryango mpuzamahanga, ibihugu, nagira ngo mwese mbashimire. Igitekerezo rero cyo kubaka igihugu gihereye ku rubyiruko, ubu ni ukuvuga ngo turubaka duhereye hasi tuzamuka, ariko noneho duhereye no ku mateka tujya imbere muri ibyo bihe by'imbere nyine bijyana n'iterambere, bijyana n'uko abantu baba bifuza ko igihugu kimera, cyane cyane duhereye nko ku byacu, uhereye ku Rwanda, uhereye ku bindi bihugu bya Afurika. Iteka muri uko kubaka ni uguhora twibaza, ndetse nagira ngo urubyiruko ibyo mukora byose mujye mwibaza. Hano hari urubyiruko rw'u Rwanda, hari n'urubyiruko rw'ibindi bihugu bya Afurika duhuje byinshi, ndetse ni byiza ko Youth Connect igera mu bihugu byinshi bitandukanye, itagarukiye ku Rwanda gusa nubwo ariho yahereye. Ni ukubera ko dufite ibibazo duhuriraho, ariko noneho mujya mwibaza. Kubyibaza ntabwo bishaka kugomba kuba ukuze cyane, bishaka ko muhera mukiri bato, kwibaza ngo u Rwanda, Afurika, ikibazo ni iki, kugira ngo tube tudateye imbere aho ibindi bihugu byose ku zindi ntara z'isi biteye imbere. Mwibwira ko ari iki? Niba ari ukwemera turemera, ngira ngo byagaragaye no mu mazina y'abatubanjirije bavuze mbere, bose amazina yabo arerekana ko bemera
bashoboreshwa n'umukiza, ibya Abdallah harya ni iki? Utuma twishima ni Abdallah cyangwa ni wa wundi ngira ngo ni umuremyi wa wundi ushoboza abantu byose, wowe aha nyirahategeka Imana. Urumva ko ubu n'uwahagurutse abandi hano amazina ya benshi arangira ari Imana, ari urumva ko aho tumeze neza, sibyo? Ariko noneho ngenda asubira inyuma mbaze ko twemera Imana, ko turi abantu yaremye nk'abandi bose, abemera baremwe n'Imana, kuki yageze mu Rwanda, yageze muri Afurika, abo bantu b'Imana bagasigara inyuma? Hari uwabinsobanurira? Hari uwamfasha kubisobanukirwa? Kubera iki? Tugomba kubyibaza. Ko turemera rwose bihagije. Reka two kubitindaho ibyo ngibyo, kuko kubitindaho iby'Imana biraturenze. Reka tujye ku by'abantu noneho. Hari ibyo tudashoboye nk'abantu, bishoborwa n'izindi mbaraga arizo wenda abantu nyine bita Imana. Ariko reka njye ku by'abantu dushoboye. Abantu hari ibyo dushoboye, icyaba kibidushoboresha icyo ari cyo cyose, ariko hari ibyo dushoboye. Kandi nk'Abanyarwanda, nk'Abanyafurika, turi abantu nk'abandi. Iyi si twese uko tuyituye birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho, bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya. Aho ngaho ngira ikibazo. Nk'abantu ntawaremye undi, twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza. Ariko nk'abantu, jye nawe n'undi, waba uva muri Amerika, waba uva mu Bushinwa, waba uva mu Buhinde, waba uva mu Burusiya, waba uva mu Burayi, waba uva hehe, jye nawe turi abantu. Nta muntu waremye undi. Aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana, kuko nta waremye undi. Ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho. Ndakwangira. Mbaho nk'uko bikwiye, nk'uko mbishaka. Ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka, kuko
ntabwo ndi umutungo wawe, ntabwo ndi, ntabwo ndi itungo ryawe. ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi. agaciro abantu nibo bakiha, bakigenera. ugomba kuba utekereza utyo, ugomba kuba utekereza ko uri umuntu urimo ubushobozi ariko wenda bufite aho bugarukira. ariko ibyo ari byo byose nubwo bufite aho bugarukira, ni nk'uko n'undi nawe ubwo bufite aho bugarukira. twese rero turi abantu kimwe. mu mitekerereze rero, uburyo bw'imitekerereze bugenga ibikorwa ibyo ari byo byose, naho bihera. niyo mpamvu rero nabajije cya kibazo cya mbere, ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika bigasa nk'aho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose, ndetse ku buryo bisa n'ibibahaye kutubona nk'aho ari bo baturemye. icyo ni ikibazo tugomba kwibaza, ndetse dukwiriye kwibaza turi bato, kugira ngo dukure dushaka igisubizo cy'icyo kibazo. nta kare nta muto bibuza umuntu gutekereza imbere hazaza cyangwa uko abantu bakwiriye kubyifatamo. mwebwe urubyiruko rw'u Rwanda rero, niyo mpamvu duhuriye hano nifuje kubagezaho icyo kiganiro, kandi kivuga ngo ibyo dukora byose, wajya mu mashuri kwiga ndetse ya primaire, ukazamuka ukajya mu yisumbuyeho, ukazamuka ukagera muri universite, ibyo wiga byose. iki kibazo nabajije gikwiriye kuba hari ahantu kiri mu bwenge bwawe, gihora kikubaza ngo ariko igisubizo cyaboneka gite, cyangwa se wagira uruhare ruhe mu gutanga icyo gisubizo, contribution, umusanzu wawe waba uwuhe. ibyo ukora byose uravuga utari ko jyewe, noneho rigahera kuri wowe nk'umuntu, mbere y'uko ugera ku muryango cyangwa ugera ku gihugu, ubanza unihereho, jyewe ndi umuntu, muri jye hari ubushobozi, ndashaka ko bwagira icyo bugeraho, wahuza n'undi, niko byinshi bigerwaho. niyo mpamvu youth mwese ko muri aho urubyiruko muri hamwe, ibyo mwageraho muri hamwe bingana n'icyo buri umwe yageraho mubiteranije. ariko rero ibiteranywa bigomba kuba bihari, mu biteranywa hagomba kuba harimo uruhare rwawe. ntabwo wateranya iby'abandi gusa wowe ngo wivanemo ujye iruhande, oya. ubwo twese twahuriye kuri icyo giteranyo
ni ukuvuga ngo turubaka igihugu, kandi uko twubaka igihugu turiyubaka, kuko natwe turi muri wa musanzu rusange twahurijeho, sibyo? Urubyiruko babanje kuvuga rero bababwiye ibintu bimwe mwanaheraho. Kwiga, bavuze kwiga. Kwiga ni ukumenya, kumenya kugira ngo ugende usubiza ku bishoboka cya kibazo cyo kuvuga ngo ariko turi abantu noneho twese nk'ibiremwa, kuki bigera ku Rwanda tukaba turi inyuma? Kuki bigera muri Afurika tukaba turi inyuma? Ni ukuvuga ngo hari ikibazo tugomba gusubiza. Uruhare rwanjye rero ni uruhe? What's my contribution towards the solution? Kumenya kuvuye mu ishuri, mu kwiga, kurafasha, birafasha muri ya nzira yo gushaka ibisubizo. Ntabwo ari cyo cyonyine, ntabwo ari byo byonyine, kuko hari n'abagira umusanzu batanga ndetse ufite akamaro bataragiye mu mashuri menshi cyangwa batararangije ayo barimo. Ariko iyo wize, iyo wiga, biguha amahirwe yo gutubura wa musanzu, waba kuri wowe kwiyubaka cyangwa se ufatanije n'abandi kugira ngo igihugu gitere imbere. Ndetse bikuvana hahandi, ariko urwo sinzi niba ibyo mvugamo nkurikira neza. Ubu koko mwebwe mwabaho, ukatuvuge bikamera no ku giti ku muntu, wakwishimira ko ubeshejweho n'uko undi akugaburira? Yagushimisha kuvuga ngo burakeye noneho icyo mfungura uyu munsi kirava he? Cyangwa ngo utegereze ngo kanaka araza kunyibuka agira icyampa? Murabyumva? Muri ka gaciro dukwiriye kuba duharanira harimo ibyo birimo nabyo. Va ku muntu rero, jya ku gihugu. None se igihugu cyo cyabaho gitegereje ko ikindi gihugu kizakigoboka cyangwa kizakibuka? Ikindi gihugu cyaba kitakibutse, cyaba kidafite icyo cyakigeneye, ubwo tukarimbuka. Koko mwe mwabyemera? Ntibishoboka. Niyo nzira rero turimo, niyo nzira dushaka ko mwebwe urubyiruko mubyumva hakiri kare, ugakura wiyubaka, ugakura utanga umusanzu, ukubaka igihugu cyawe, ngo utazamera nka kwa kundi, utazakura wowe usabiriza cyangwa se ngo igihugu kigufite kibe gifite ubusa nacyo gisabirize. Murabyumva?
icyo nicyo kigenga ibindi ibyo ari byo byose byose ibindi byose twakora. Ibyo wavuga entrepreneurship, ibyo wavuga za businesses mukora, ingero nziza twumvise hano. Biriya kugira ngo bigere kuri benshi bigire akamaro, ugomba kuba utekereza utyo, ugomba kuba utekereza utyo. Vuba aha reka mbasangize ikindi kintu. Hari ikintu rwose kibabaje narakimenye, hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri. Ndababaza, abaminisitiri bamwe baraha barabizi. Naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi, ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe, ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye. Iyo mbimenya kare mba narabihagaritse ntibikomeze kuba. Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka, mukamara iminsi 3 mugenda n'amaguru, ngo bagiye ahantu sinzi uko nabyita, habonekewe cyangwa havye, ariko hajyanye n'ubukene. Urabyumva? Hajyanye n'ubukene. Ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya. Jye nagira ngo niyo musenga, niyo muba musaba ibyabateza imbere, muba musaba ibyabakiza, mukava mu bukene, sibyo? Niko byamera. Nta muntu waramya ubukene, ntibibaho. Ntimuzasubire, mwakoze ishyano, ababikoze bakoze ishyano. Rwose nongera no kubyumva, hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeni, nzazana amakamyo bashyiremo bose, ngende mbafungire ahantu. Nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho. Murabyumva? Ntabwo abantu babaho muri iyi myaka, muri iki kinyejana, abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene? Ntabwo abantu baba bari bazima, ntibibaho, ntibizasubire. Kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo, nibyo bituma Abanyafurika, Abanyarwanda duhora imbaraga dukoresha zijya mu nzira itari yo. Abantu bakoresha imbaraga mu nzangano, mu kwangiza gusa, nuko kuramya ubukene. Ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki? Cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki? Ikizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki? Gusabiriza nabyo twabisanzemo ikindi kintu kiduha agaciro. Imico mibi rero, reka
nongereho hari abantu ba siporo hano bagomba kubaho n'abandi sinzi minisitiri wa siporo ari hano cyangwa abantu bo muri siporo bakora muri siporo hari uri hano okay. Ndabavuga badahari ubundi nkunda kuvuga abantu bahari kugira ngo siporo dushaka guteza imbere siporo ifite akamaro kanini cyane ifite akamaro kuko mu buryo bwa development y'umuntu ari mu mutwe ari ku mubiri ari mu bikorwa bindi biteza imbere umuntu siporo ni ngombwa ariko vuba ngiye kumva numva abantu bo muri siporo kandi nta federation n'imwe itarimo ibyo bibazo abayobora buri mutwe wa siporo uwo ari wo wose ibibazo bijyanye n'imico mibi ya corruption ndabibabwirira kuko urubyiruko nimwe benshi bari muri siporo reka mvuge umukino runaka wari uwo gutwara amagare niba ari volleyball niba ari football niba ari basketball niba ari iki ntabwo bishobora gutera imbere amikoro adahagije dukwiriye kuba dukoresha agenda aho kugira ngo ajye muri siporo ayiteze imbere ayo mikoro ajye ku muntu umwe cyangwa babiri muri iyo siporo abandi bagenderaho urugero ufasha abantu bagiye mu marushanwa hanze bavuye hano bagiye mu Burayi bagiye i Burayi ni abantu 20 abana urubyiruko nkamwe rwose babishaka ndetse banabishoboye ubundi bari bakwiye kuba banabishobora kurusha niba ubushobozi bwabageragaho bukabafasha ariko ikibaye ni iki ufashe abantu 20 bashyize muri bisi niba bavuye aho bagiye Nairobi bashyize muri bisi abayobozi bafashe first class mu ndege abandi bantu basize ntabwo bajyanye nabo baba basize bagiye ngo babasangeyo ariko ubwo si ibyo gusa aba bayoboye bashyize abantu mu ibasi bo bagiye mu ndege ntabwo bagiye mu ndege bonyine bene nk'abo bayobozi batwaye n'imiryango yabo n'inshuti nibyo ba bana bakina bagezeyo nta nubwo babahaye by the way nta nubwo babahaye n'icyo kugura amazi mu nzira bagezeyo barushye bashonje hari ubwo bagerayo bagasanga imikino yarangiye nibyo ntabwo ibyo mvuga ntabwo nibyo mpimba cyangwa se bagezeyo bavuye mu ibisi bajya mu field kujya kurushanwa batariye bataruhutse ubwo bikagenda gutyo ariko mu nyandiko muri za minisiteri cyangwa muri za federation cyangwa biranditse ko bagiye mu marushanwa Nairobi cyangwa hehe amafaranga yagiye n'aya ngaya abana bakagaruka uko bagiye cyangwa bari hanyuma
y'uko bagiye. Ibyo kuba dufite abayobozi bakora buryo, ariko ndagira ngo namwe nk'urubyiruko namwe mujye mugaragaza ko mubyanze atari ko bikwiye kumera. Ntimukabiceceke. Wagiye ugeze imikino yararangiye, uratashye, uraza usubiye hariya, urongeye ugiye gukina volleyball. Nta n'uganye ngo uvuge ariko muzi byatubayeho, muzi ibyo umuyobozi wacu yadukoze, kugira ngo erega nitubimenya tunabimubaze. Akwiye kubibazwa, umuntu umwe akwiye kubibazwa. Notone ko akwiye kubibazwa, namwe mukwiye kwerekana ko mubyanze, mukabishyira hanze bikamenyekana, kugira ngo n'undi atazabikoresha. Sibyo? Bigahagarara. Maze kubyumva ahantu henshi, abandi ibya bindi bakina umupira w'amaguru, aho gushyira amafaranga mu bikoresho bindi bitunga umubiri w'abantu, bigira bite, bakabitwara mu ndagu, bakabitwara mu indagu, murazizi, kujya mu witchcraft. Witchcraft is primitive. Don't do that. Yes. You should not accept it. Ugiye mu competition, mu mutwe haba harimo indagu, niyo mpamvu batahana ubusa buri gihe. Yes. Ariko noneho, you must even be absolutely foolish, because if you tried something so many times and it doesn't work, why do you keep repeating it? Why do you make it a habit? Umaze kubona ko bidashoboka, ntacyo biguha, urakora ibyiki, urabisubiramo ibyiki, ejo ugasubiramo ibyiki. So ibyo nabitinzeho kuko ndashaka kubabwira ngo mwebwe nk'urubyiruko, uko murerwa, uko murezwe, haba mu rugo, haba mu mashuri, haba hanze mu nzego z'igihugu, bifite uburemere buruta ubw'abantu babishyiraho. Iyo urezwe uri aho wemera corruption nta kigutwaye, ibintu byo kuriganya ntacyo bigutwaye, ugakura uri mediocrity. Mediocrity mu Kinyarwanda ni iki? Ibintu kiri hasi yo guciririka, ariko ubwo turagendera kuri ibyo. Kwemera ibintu biciriritse bikajya muri kamere yawe, bikaba ikintu ushobora kubana nacyo, hari ikibazo. Haba hari ikibazo mu mutwe w'umuntu. Iyo bikuriyemo, iyo bikuranye, tuzahora turi hahandi n'ubundi haciriritse. Abantu baciririke, igihugu giciririke, nuko duhore twiyambaza iki? Abashobora byose. Twiyemeze abariko tubayeho, tubyemereho, mwabyemera. Icyambere rero, mu bantu bato, mubanze muhanagure ibintu nk'ibyo mu mitwe yanyu, nicyo kizabageza, nicyo kizatugeza nk'igihugu aho dukwiriye kuba tugera. Muhanagure mu mitwe, muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba, cyangwa kumva ko wowe
urashoboye bigerageze byange wagerageje ubanze ugire uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu kikunanire byinshi bizananirana ariko cya kintu nibikinanira kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi uzagira icyo ushobora naho iyo warekeye aho kugerageza ugatungwa n'abandi cyangwa no guhora cyangwa se n'indagu cyangwa aho niho hambere urubyiruko dukwiriye guhera mu byo twubaka mu byo twiyubakamo naho bitangirira no mu mashuri mugiyemo ujyamo ufite ibyo bitekerezo byo kuvuga ngo ngiye mu ishuri ngiye gushaka ubumenyi ibintu byose birashoboka nzakora ngere ku rwego rw'ibinkundiye rwo hejuru rw'ibyo nzabashoboye sibyo urwo ni urubyiruko rw'u Rwanda mbwira ariko n'urundi rubyiruko urwo ari rwo rwose dufitanye isano cyangwa dufite ibyo duhuriyeho nk'urw'abandi banyafurika ubwo nabo ndababwiye ndabararitse ariko kandi mujye mwibuka ko bimwe ibyo tubabwira aho munyuze twarahanyuze kera ubwo rero ndababwira ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo usoma mu bitabo ntabwo ari ibyo ni ubuzima abangana natwe tuba twaranyuzemo iyo tubabwira mujye mudutega amatwi kandi muzi ngo turabifuriza ibyiza turabibabwira tubifuriza ibyiza niyo mpamvu mukwiriye kutwizera mukadutega amatwi mukamenya ko ariko namwe mufite ibyo mwavuga cyangwa mufite icyo ndetse mwanahakanya mukavuga ngo nubwo uvuga ko wabibayemo hari ibyo ntumvikanaho nawe ibyo ndabyemera rwose n'ubu niyo mpamvu nashaka kubaha umwanya ngo namwe mumbwire hari ibyo mwemera hari ibyo mutemera murakoze cyane